Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starike Muganga. Uyu munsi ngiye kuvuga ku ndwara zishobora kwibasira igitsina cy'umugore cyangwa umukobwa. Murabizi ko igitsina cy'umugore ari umwobo wa santimetero hafi 8 kugeza ku 10 gutyo, ariko ukikijwe n'imikaya ikweduka bidasanzwe ku buryo mu gihe cyo kubyara umwana abashobora kuhanyura, ariko nanone mu gihe cyo gukora imibonano hakaba hashobora kwaguka cyangwa hakegerana bijyanye n'ikigamijwe. Igitsina cy'umugore rero gihera ku mwinjiro wo hanze kikagarukira ku nkondo y'umura. Gifite uruhu rworohereye cyane rugizwe n'ingirabuzima fatizo zigerekeranye mu buryo bita squamous epithelium. Hejuru gato y'umwinjiro w'indibyara hari umuyoboro w'inkari ukikijwe n'imvubura za skene zivubura amatembabuzi avamo amavangingo mu gihe cy'imibonano. Hanyuma umwinjiro w'igitsina nawo ugakikizwa n'udusabo tw'imvubura bita Bartholin, grande de Bartholin. Izi zikaba zivubura ururenda rutuma igitsina gihorana ububobere. Igitsina kandi gikikijwe n'imiyoboro y'amaraso n'imikaya n'imyakura y'ubwonko igira uruhare mu gikorwa cy'imibonano no kugeza ku byishimo muri icyo gikorwa. Hanyuma hakaza rero n'imisemburo itandukanye igira uruhare mu kuyobora ibyo byose tumaze kuvuga. Urumva rero ko hari byinshi cyane dushobora kuvuga ku gitsina cy'umugore, ariko uyu munsi ntago turi buze kuvuga ibyo byose, ahubwo turareba indwara zishobora kwibasira igitsina cy'umugore. Indwara za mbere, ama infection. Ubusanzwe mu gitsina cy'umugore hiberamo ubwoko bw'amabacteri atuma acide yo mu gitsina ihora iringaniye. Ni amabacteri umuntu yibanira nayo bayita lactobacillus, akaba ari amabacteri y'ingenzi ku mubiri agize icyo bita normal flora cyangwa se microbe zifasha umubiri, akaba abuza amahwemo izindi microbe zitera indwara, noneho bigatuma acide yo mu gitsina ihora iringaniye. Wenda ibi ntabwo wari ubizi, ariko urabimenye mu gitsina cyawe habamo microbe zidatera indwara ahubwo zifasha umubiri. Niyo mpamvu gukoresha isabune witawaza cyangwa gukoresha imiti y'ama infection igihe kinini burya nabyo bishobora guteza ikibazo. Iyo mu gitsina cyawe hajemo infection rero zitari yama microbe asanzwemo, cyangwa se zimwe muri za microbe zisanzwe mu gitsina zikaza ari nyinshi mu buryo bukabije, icyo gihe uba warwaye ama infection. Ama infection arangwa no kugira impumuro idasanzwe mu gitsina, kubona ibintu bisohoka mu gitsina bidasa neza, kubabara mu nda yo hasi, kwishima mu gitsina, ndetse rimwe na rimwe no kugira udusebe mu gitsina. Ama infection ashobora guterwa n'imyanda ishobora kwinjira mu gitsina mu gihe cyo gukora imibonano, mu gihe cyo kwitabaza amazi adasukuye, cyangwa wenda mu gihe cyo gukoresha imisarane idafite isuku ihagije nubwo atari kenshi. Nanone kandi ugomba kwibuka ko ama infection asanzwe yo mu gitsina, ibyo bita bacterial vaginosis, nubwo ashobora guterwa n'imyanda yinjiye mu gitsina mu gihe cy'imibonano, aya atandukanye n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ushobora kwivuza ama infection agakira neza, kimwe nuko rimwe na rimwe ashobora kongera akagaruka nyuma yo gukira. Hari abayivuza mu gihe cy'amezi runaka bagafata imiti akongera akagaruka, bagafata imiti, bishobora no kugera mu gihe cy'umwaka. Tuve ku ma infection tujye ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubwo ni ubwoko bwa kabiri bw'indwara zafata igitsina cyawe. Iyo bavuze indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina baba bavuze za ndwara twese tuzi umuntu adashobora kwandura zikuye ahandi hatari mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Zitandukanye n'ama infection yandi tumaze kuvuga, yo ushobora kuyandura niyo waba utakoze imibonano. Ibimenyetso by'izi ndwara ku mugore akenshi biba bitandukanye n'iby'umugabo agaragaza, kandi harimo na zimwe zishobora kwihisha cyangwa zigatinda kugaragara ku mugore. Zimwe mu ndwara zandurira mu mibonano rero harimo imitezi. Iterwa n'agakoko bita Neisseria gonorrhoeae. Imitezi ku mugore ishobora kurangwa no kwihagarika ukababara, kuzana ururenda mu gitsina rujya gusa n'umuhondo cyangwa icyatsi, gukora imibonano ukababara mu nda yo hasi, cyangwa se kuva amaraso mu gihe kitari icy'imihango. Ibi bikaba bishobora kuza nko mu byumweru 2 cyangwa birenga bikurikira igihe wakoreye imibonano yatumye wandura. Icyakora hari n'igihe umugore ashobora kurwara umutezi ntagaragaza ikimenyetso na kimwe, ariko umugabo baryamanye we agahita yandura ndetse agahita anagaragaza ibimenyetso mu minsi mike. Tuvuye ku mutezi, izindi ndwara zandurira mu mibonano harimo nka mburugu. Mburugu niyo bita syphilis, iterwa n'agakoko bita Treponema pallidum. Akenshi itangira ari udusebe tubabaza tuza mu gitsina, tutababaza, ari udusebe tutababaza tuza mu gitsina cyangwa mu kibuno, hanyuma amaherezo ikazakwirakwira mu mubiri, ikabishobora no kwangiza imwe mu myakura y'ubwonko cyangwa se izindi nyama zo mu nda. Syphilis ushobora kuyandura ukazatangira kugaragaza ibimenyetso hashize nk'amezi 3 cyangwa arenga. Ibimenyetso byayo bishobora kuza
hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 3 kugeza ku mezi 3 akaba ari gutangira kubona twa dusebe tutababaza. Indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina rero ni nyinshi, harimo nk'iyo bita HPV, ariyo bita human papilloma virus itera utuntu tumeze nk'udusununu twinshi ku gitsina. Harimo nk'iyo bita chlamydia igira ibimenyetso nk'iby'imitezi ariko yikagaragara cyane ku bagore kurusha abagabo. Hakabamo na herpes cyangwa se herpes simplex virus ishobora gutera udusebe turyana cyane mu gitsina n'izindi nyinshi. Wenda izi ndwara tuzazivugaho mu kiganiro cyazo kwazo, reka tujye ku rindi tsinda ry'indwara zishobora kwibasira igitsina cyawe. Tugeze ku bwoko bwa gatatu bw'indwara zishobora kwibasira igitsina arizo infection ziterwa n'amakandidose. Hari ubwoko bwa microbe zitari amabakteri ahubwo zitwara nk'ibimera byo mu bwoko bw'ibihumyo mu mikurire yazo. Izi nizo bita fungi cyangwa se fungal infection cyangwa se yeast infection. Fungal infection nizo zitera ibihushi, ibimeme, ise yo ku ruhu n'izindi. Noneho rero hari ubwoko bw'amafungi bita candida bushobora kujya mu gitsina cy'umugore bugateramo indwara. Indwara bayita vagina candidiasis, irangwa no kuzana ibintu by'umweru mu gitsina, rimwe na rimwe bimeze nk'ikivuguto cyacikaguritse cyangwa rimwe na rimwe bifashe cyane bikajyana no kwishimagura cyangwa se no kumva uburyaryate mu gitsina. Ibi abagore n'abakobwa benshi bakunze kuzirwara, ndetse hari n'igihe zishobora gufata umwana w'umukobwa utaranatangira no gukora imibonano mpuzabitsina. Hari imiti yo mu bwoko bw'ama antifungique cyangwa se imiti ivura nyine ari ama infection y'amakandidose kwa muganga baguha. Tugeze noneho ku itsinda rya 4 ry'indwara zishobora kwibasira igitsina cyawe, no kuvuga indwara z'uruhu ku gitsina. Hari indwara z'uruhu zishobora kwibasira igitsina cyawe, no kuvuga izishobora kuza inyuma ku gitsina, wenda se nko hejuru y'igitsina nk'ibiheri bidakira cyangwa imiburu aho wogoshe n'izindi. Ariko hari n'izindi zishobora kuza hafi y'igitsina neza cyangwa no mu gitsina mw'imbere, nko kubabuka, kugira ikintu kimeze nk'ikibibi mu myanya y'ibanga, cyangwa ibintu bitutumbaho uduheri tumeze nk'udukoze ikintu kimeze nk'uruziga. Hari indwara bita lichen planus. Iyi ikaba ari indwara ifata uruhu rwo mu gitsina igatuma mu gitsina humagara mu buryo budasanzwe ku buryo imibonano yariyo yose ikubabaza. Hari nanone indi ndwara yitwa lichen sclerosus. Iyo ikabituma habaho uduce tumwe tw'uruhu rwo mu gitsina tworohereye cyane kandi tugahindura ibara ku buryo hakomereka mu buryo bworoshye. Izi ndwara ebyiri, lichen planus na lichen sclerosus, zombi nta uzi impamvu zitera kuko zidaterwa n'amamikrobe, ahubwo rimwe na rimwe usanga ziterwa n'ubwivumbure bw'umubiri ubwawo. Izindi ndwara twakwita ko ari iz'uruhu zishobora kwibasira igitsina cy'umugore ni nk'iyo bita genital warts. Ni ibintu bikunze kuza ku ruhu inyuma ku gitsina, akenshi byibasira abantu bafite ubwandu cyangwa se izindi ndwara zica umubiri intege. Noneho ku gitsina hakazaho ibintu bimeze nka shufrere. Izo nazo reka tuzishyira ukwazo, ni indwara z'uruhu zibasira igitsina. Noneho tujye ku itsinda rya 5 ry'indwara zishobora kwibasira igitsina cyawe. Itsinda rya 5 ry'indwara zishobora kwibasira igitsina cyawe ni ibibyimba byo mu gitsina. Hari igihe mu gitsina cyangwa ku mwinjiro w'igitsina hashobora kuza akabyimba gato, gashobora no gukura kakaba kanini. Gashobora kuba ari akabyimba gakomeye ukoraho ukumva ko gakomeye ariko gakandika. Rimwe na rimwe gashobora kuba katababaza, ariko hari n'igihe kakurya, ndetse kakakurya cyane ku buryo unanirwa no kwicara rwose. Biterwa n'iki rero? Buriya ku mwinjiro w'igitsina cy'umugore n'imbere munsi y'uruhu haba imvubura zivubura amatembabuzi n'ububobere bituma imibonano igenda neza. Izi mvubura bazita glande de Bartholin, twazivuze haruguru, cyangwa se Bartholin's gland mu cyongereza. Utwo dusabo tuvubura ubwo bubobere tuba tumeze nk'udufuka duto turi munsi y'uruhu. Hari igihe rero muri utwo dufuka kamwe muri utwo dufuka gashobora kuziba maze kakabyimba kakuzuramo ibimeze nk'amazi, hanyuma kagakura kakaba kanini, akabakita agakiste. Akenshi kwa muganga bakita Bartholin's cyst cyangwa se kyste de Bartholin kuko kaba katurutse kuri za mvubura za Bartholin. Aka gakiste karabyimba ariko akenshi ko ntikaryana, uba wumva gakomeye ariko kameze nk'agakandika. Ariko nanone muri kano gakiste hashobora kwinjiramo mikorobe zigatuma hazamo infection. Ibyari ya matembabuzi ari imbere muri ka gakiste bigahinduka amashyira. Icyo gihe ubugize akabyimba ko mu gitsina ariko karimo amashyira, aricyo bita abscess. Aka noneho ko kararyana cyane ku buryo no kwicara bikunanira, yewe no gutambuka bikakunanira, ku buryo biba bigusaba gutambuka usa naho utandaraje amaguru. Aka kabyimba
bakita Bartholin's abscess cyangwa se abcès ya Bartholin, kakaba ari akabyimba kaba karimo amashyira kibasira zamvura za Bartholin. Niba ufite akabyimba mu gitsina, gana kwa muganga barebe akariko niba ari kyste cyangwa se niba ari Bartholin's abscess. Hari uburyo bwinshi bwo kubaga tuno tubyimba nk'utu ngutu. Iyo muganga amaze kugusuzuma akamenya ko icyari cyo, ashobora guhitamo kukubaga cyangwa se agafata ibindi bizami. Reka tugarukira ahangaha. Niba wifuza kwivuza, nyura ku rubuga rwacu rwa www.kwivuza.com, ahanditse kuvugana na muganga, utwandikire kandi wibuke gusiga nimero yawe. Ushobora nanone kutwandikira kuri WhatsApp kuri no nimero iri hano hasi. Murakoze. Yari Dr. Starike Muganga.